Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, gukomeza. Niba abaregio bashakisha abantu bifashishije za disikuru, bazabona bake cyane, ndetse abize bazababwira ko barangije amashuri. Usibye nabo, n'abaciye bugufi ntibashimishwa no kumva aho bavuga gusa nko mu ishuri, naho baba bababwira iby'Imana. Ngiki gituma ubutumwa butanzwe mu magambo bushyikira bake. Imikorere ya regio iroroshya ariko ikajyana no kumenya abantu n'ibintu. Abaregio babwira abandi bantu bati, nimuze dufatanye uyu murimo. Aho kuba mu cyumba cy'ishuri abaje bibona imbere y'umurimo watangiwe n'abandi bantu bameze nkabo, bahita bumva ko umurimo utarenze ubushobozi bwabo, bakemera vuba kuyifatanya n'abandi. Iyo bamaze kuba abanyamuryango, bamaze kubona umurimo wakozwe kandi nabo bawugizeho uruhare, bigishijwe n'inyandiko mvugo n'ibyagiye bivuga kuri uwo murimo byerekeye kunonosora, bidatinze nabo bawurangiza nta nkomyi. Bamwe baninyega regio ngo abayirimo ntibajijutse bihagije cyangwa ngo ntibahugurwe igihe gihagije. Twe tuvuga gusa ko regio ifite intego yo kubyaza umusaruro ingabire z'abaye bafite ubushobozi kurusha abandi. Icya kabiri, nubwo idahata abayo ngo bige, ikora uko ishoboye kugira ngo umuregio yarangize umurimo ashinzwe wo kogeza ivanjiri. Icya gatatu, ariko icy'ingenzi regio igamije no gukora ku buryo yashobora kubwira umukristo usanzwe iti, ngwino uzana ubushobozi wahawe niyo bwaba buke, tuzagufasha kubwongera no kubukoresha ushaka ikuzo ry'Imana kandi uzafashwa na Bikira Mariya. Tugomba kwibuka ko regio yari abantu basanzwe, abantu boroheje, baba abakene, abahanga ndetse n'ibikomerezwa. Padiri Thomas P. O'Flynn wari umuyobozi wa roho wa Concilium. Umutwe wa 11, icyo regio ukurikiranye.